Of course, turi ku isi guys, ba witonze. Uyu munsi si wo gucira urubanza umuntu n'umwe, si wo kwicuza ibitaragezweho mu mwaka washize, ahubwo ni umunsi wo kwisubiza icyizere. Uri umwe mu binjiye mu mwaka washize ufite intego nini cyane, ndetse ufite n'icyizere kiguha imbaraga zo kuzagera kuri izo ntego wiyemeje. Gusa ikibazo ufite ni uko mu ntego wari ufite umwaka washize uzigezeho 50% cyangwa 50 nako ntukagezeho. Ubuzima bwaragushaririye, utangira kwicuza impamvu wageze muri iyi si. Bamwe bakomeza kwibaza bati what can we do? Niba uri kunyumva, myaka atari wowe wenyine uri kunyura muri ibyo bihe bikomeye. Muri ubu buzima kunanirwa si gutsindwa kandi guhagarara si kwiyambura agaciro kawe. Ibyo byose iyo bibaye biba bifite impamvu. Ikindi cyongera kuri ibyo byose ni uko muri ubuzima bwacu bwa buri munsi bugizwe n'impinduka izishobora kugaragara ndetse n'izitagaragara buri umwe wese. Duhurire muri comment. Turi ku isi hamwe nanjye Ibyo mu Ukuri Kose vibe. Hano kuri uyu murongo mugari wa Comeka TV tubagezeho inkuru zitandukanye zagufasha guhindura ubuzima bwawe bwa buri munsi, zakwigisha ibyo usabwa gukora ejo cyangwa ejo bundi. Niba ukunda ibyo dukora ntukagende utabitubwiye muri comment, kandi nabwo ufite inyunganizi byarushaho kuba byiza cyane. Icyifuzo kirimo ibyo wifuza ko twazagukoraho ubutaha nabyo ni byiza cyane. Nshuti zanjye, genzura neza niba warasoje kuba umwe mu badukurikira, mbese warakanze kuri buto subscribe. Bizarushaho kuzibonera ku gihe ibyo tuba twabateguriye kandi byiza cyane. Nitwa Ibyo, ndabakunda cyane. Imana ikomeze ibarinde.